Yesu nashimwe, uyu munsi rero turakora ibintu bidasanzwe. Cyane cyane ndabwira wowe wakoze subscribe kuri Dukuze Umuremyi Church Online. Imana iri hafi yo kugira ngo ikemure ibibazo byawe. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ni uko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe izagikora. Icyo Imana yavuganye nawe izagikora. Ntucike intege kandi ntutinye. Aha, uyu munsi rero mbazaniye iki? Mbazaniye iki kidasanzwe? Uyu munsi ndagira ngo twifatikanye n'abantu barwaye, abantu bari mu nzu z'imbohe, abantu bahangayitse, abantu byacanze. Hari mwene data ari mu nzu y'imbohe, ari mu maboko ataraye, arakekwaho ko ashobora kuba yarakoresheje amafaranga atemerewe mu buryo budakwiye. Rero uyu munsi nka caci yacu ibera online, tugiye gusenga. Turasengera abantu bari muri pirizo, turasengera abantu bari muri pirizo z'ubukene, pirizo z'amadeni, bari mu gihome cy'icyangiro, bari mu gihome cya karande, bari mu gihome cy'ubukene. Uyu munsi turagasengera. Twemera ko Imana ishobora byose, ishobora guhindura amateka y'ubuzima. Njyewe mfite ubuhamya bwinshi, nzajya mbaha ubuhamya, mbabwira iby'Imana yakoze ku buzima bwanjye. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yesaya, ibice 35 ku murongo wa 3 kugera kuri 4. Harimo ijambo rivuga ngo ntimutinye, ngo mubwire abafite imitima ihangayitse ngo mukomere, mubwira ko byacanze ngo mwihangane, ngo Imana izaza ibakize. Niko ku murongo wa 4 bivuga ngo Imana izaza ibakize. Bivuga ngo amasengesho yacu tugiye gusenga, tugiye gusengera abantu bari mu bibazo. Imana turasabire ko ibakiza, tugasabire ko ibaha kwihangana. Imana irabishoboye. Iyo tuvuze igihome, ni ikintu gituma utabona umugisha wawe, ni ikintu gihagarika amahirwe ya buri munsi wari ufite, ni ikintu gihagarika gukora nk'uko bisanzwe. Igihome rero kigera ku mukirisitu, kigera ku mukiranutsi, kikagera no ku munyabyaha. Ariko igikuru ni uko wagera mu gihome ufite Imana, kuko Imana iza kugutabara ifite imbaraga zo gusenya igikuta abadayimoni baba bashize ku buzima bwawe. Imana rero nisenye igikuta abadayimoni bashyize ku buzima bwawe kugira ngo udatera imbere. Uzi ko hari abantu bafite ibibazo, mu bibazo ubuzima bwaranze guhinduka, amateka yaranze guhinduka, bakora basenga ariko byaranze. Iki nacyo ni igihome. Rero Imana yo ishoboye byose nigihirike, nibikemure. Nk'uko rero tuzajya tubigenza, uzajya ujya muri komenti uvuge icyifuzo cyawe, tuze tugisengere. Hano turi abantu benshi cyane, abantu benshi cyane hano kuri Dukuze Umuremyi Church Online. Iyi church igizwe n'abantu benshi. Uzajya uzana icyifuzo cyawe ucyandikemo, ikiganiro kindi dukora tukereka Imana, tugisengere. Imana izagutabara. Hari ibintu rero byazanye Yesu. Mu byazanye Yesu ni uguhumuriza abashavuye, ni uguhumuriza abagwaye, ni uguhumuriza abashonje. Hari igihe Imana ijya yemera ko bitubaho, gukena, gusonza, kurwara bikatubaho, ariko si uko Imana idashoboye kubihagarika. Hari igihe bitubaho kugira ngo bizabe ubuhamya tuzabwira abandi bashavuye. Hari igihe Imana ijya yemera yuko turwara, hari igihe Imana ijya yemera ko dushavura, ariko si uko iyobewe kubikiza, ahubwo ni
kugira ngo niturivamo ahazaza fiyuca abantu bazakizwe kuko twavuze iby'Imana ikora. Twizeye ko Imana ishobora byose. Ndagira ngo rero dusabire abantu bari mu nzu z'imbohe, tugasabire Imana ibaha amafaranga, Imana ibaha imyenda yo kwambara, Imana ibaha igikundiro, Imana ibaha ibyo kurya, Imana ibaha umugisha, Imana ibahe ubwenge bwo kumenya guhangana n'ibibazo barimo. Iyo umuntu afite ubwenge arasobanuka buri kimwe cyose akacyakira akamenya uko acyitwaramo, ariko iyo udafite ubwenge iyo uri umuswa ugwaho. Ngaho reka dusenge, twizere ko Imana yavuganye natwe, Imana yavuganye n'abakomeye, Imana yavuganye n'aboroheje. Turagushimiye, uyu munsi ntusanzwe, ni umunsi wo kugira ngo umugisha wacu abadayimoni bari barahagaritse uyu mugisha tuwubone. Hari umugisha wacu abadayimoni bagizeho uruhare barawuzirika, ariko turashaka ko twongera kwakira umugisha wacu. Hari ibintu turambiwe, hari ubuzima turambiwe, ubuzima budahinduka, butarema amateka mashya turaburambiwe. Ubuzima butarimo icyubahiro cyawe, ubuzima butarimo kwera kwawe, ubuzima butarimo gukizwa kwawe, ubuzima butarimo imbabazi zawe turaburambiwe. Turambiwe kurya ntiduhage, turambiwe amadeni, turambiwe ibihombo, turambiwe agasuzuguro, abadayimoni badusuzugura buri munsi, turambiwe kwambara imyenda icitse, turambiwe kugenda n'amaguru, turambiwe kurara mu nzu z'abandi, turambiwe bizinesi zidafatika, turambiwe agasuzuguro badusuzugura ngo ntabwo dushoboye, ntituzatera imbere, tuzapfa nabi. Ako nako turakarambiwe. Turasaba icyubahiro cy'Imana ku buzima bwacu, turasaba ineza y'Imana ku buzima bwacu, turasaba kwera kw'Imana ku buzima bwacu, turasaba igikundiro cy'Imana kigaruke ku buzima bwacu. Nk'uko wavuganye na Mose umubwira ngo agende akure Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, niko natwe tuvuyeyo. Hari Egiputa dusize, hari Egiputa turetse, hari ibyo tuvuyemo, turetse ibyaha, turakijijwe, ntituzongera gukora ibyaha, ariko nawe utwiyereke. Wabwiye abantu ngo batere intambwe 99, ngo uzatera 99 ngo batere intambwe imwe, kuko wasize intama 99 ujya gushaka imwe yazimiye. Bivuga ngo ni njye, ni twe dufite ibibazo. Rero uyu munsi reka tukubone, udushake tukubone, tubone icyubahiro cyawe, tubone ubwami bwawe n'imbaraga zawe no gutsinda kwawe. Bene wacu bari mu byaha turabasabiye ubahe agakiza, abarushe baruhuke kuko ushoboye byose. Tubisabye twizeye yuko uyu munsi n'ejo n'ahazaza uhinduye amateka yacu abaye mashya. Amen. Hari ibintu dukwiye gukora, dukwiye gutangira gusa nk'Imana, tukanga icyaha, tukanga gukiranirwa, tugatangira kubaha abaturuta, tugatangira kubaha abo turuta, tugatangira gukunda kuvuga neza, ntitwongere gukora amakosa yo kumva ko Imana yaturetse, ahubwo twumve ko Imana turi kumwe, twumve ko Imana iri kumwe natwe. Ibi bizatuma tugira ibyiringiro by'uko ejo Imana izadutabara. Cyane cyane mukore sheya, like
komenti, dusenge Imana, tubwire Imana ibyacu kugira ngo idutabare kuko turambiwe agasuzuguro k'abadayimoni, imikorere y'abadayimoni ku buzima bwacu. Murakoze, ni igihe cyacu cyo kwakira umugisha w'Imana, ni igihe cyacu cyo kwakira ibisubizo byacu. Ni iki ngiki, ni iki kuri njye, ni igihe kuri wowe cyo kwakira igisubizo cyawe. Murakoze, mugire umunsi mwiza.